n'indi mana yita injiji, n'indi mana yita umunyabwenge, n'indi mana yahishuriye ibyayo, n'indi mana yahishe ibyayo. Ese abantu bize amashuri menshi, aba bahanga tubona, imana nibo yita injiji? Ese abatarize nibo yita abanyabwenge? Noneho nkongera nkibaza, abantu bafite ubushobozi bungana gutyo kuko ntibakorana n'imana, barayihakana. Ese ubwo bwenge bwavuye hehe? Noneho nkibaza, umuntu w'injiji murumva yakorana n'imana mu buhe buryo? Umuntu w'injiji, umuntu utabasha gutekereza ngo arebe wenda igiti agitekereza uburyo cyavamo umuti, yakorana n'imana mu buhe buryo? Njyewe rero nafashe umwanya mbitekerezaho, ndetse nsoma ibitabo bigiye bitandukanye mu buryo bwanjye kugira ngo mbashe kumenya koko niba siyanse irwanya imana cyangwa se abanyabwenge bahakana imana. Tekereza umenye, ikiganiro kuri Mizipa Oreli TV mutegurirwa kandi mukagezwaho na Jean de Dieu Ntezikimwe. Ndagarutse ngo tuganire, Imana ibahe umugisha. Reka nizere ko mumeze neza aho muri hose ku isi, nanjye meze neza. Rero dukomeje ya masomo yacu, aho muri isaha y'agaciro tugiye kurebera hamwe noneho uruhare rw'ubwenge mu kumenya Imana. Uruhare rw'ubwenge mu kumenya Imana. Hari amateori maze igihe kinini numva abantu benshi babivuga, ariko rimwe na rimwe ugasanga ishingiro ryabyo rirakemangwa. Ibyo rero byantwaye umwanya, bituma noneho nkora ubushakashatsi cyangwa se mbitekerezaho mu buryo bwimbitse, aho numvaga nshaka kumenya no gusobanukirwa bya nyabyo uruhare rw'ubwenge mu kumenya Imana, kuko ayo mateori nawe ushobora kuba urayumvishe. Bavugaga ko abasiyantifike cyangwa se abanyabwenge ari abantu barwanya Imana, ndetse nta banyabwenge abubaha Imana babaho. Hari naho tukiri abana, hari imirimo imwe n'imwe batubwiraga ko idashobora gukorwa n'abantu bizera Imana. Bikaba byaratumye hari abantu iyo mirimo rwose batayikora, banayikundaga kubera izo teori nyine babwiwe. Ntabwo umuntu yajya muri politike yizera Imana, ntabwo umuntu yajya mu gisirikare, ntabwo teori zimeze nka gutyo. Noneho bakanavuga ko nyine abanyabwenge muri rusange, abasiyantifike cyangwa se science, irwanya Imana. Yego, iyo ubikurikiranye ushobora gusanga hari abasiyantifike batizera Imana, batemera ko Imana ibaho, abahakanyi, hakazamo igurupe y'abahakanyi. Ni kimwe nuko nawe utari umusiyantifike ushobora kuba utemera yuko Imana ibaho. Kimwe nuko hari n'abasiyantifike bemera ko Imana ibaho. Rero nawe ushobora kuba warabyumvishe. Njyewe rero byantwaye umwanya wo gutekereza, ndibaza nti se aba bantu koko, abasiyantifike koko barwanya Imana? Abasiyantifike ndeba imirimo yabo, nibo bavumbuye ibintu bikomeye, nibo bavumbuye imiti, nibo babashije kumenya ko hari ibyatsi, hari ibiti bishobora kuba byavamo imiti ivura indwara izi cyangwa ziriya. Nibo bavumbuye ko hari ibiti, hari ibyatsi byabasha kuvamo imyambaro uyu munsi turambaye. Nibo bavumbuye ko amabuye ashobora kuvamo ibyuma, hakavamo ibikoresho bigiye bitandukanye. Nibo bavumbuye ko amazi ashobora gutanga urumuri cyangwa se umuriro, nk'uko mubona nicaye ku mashanyarazi, ku muriro hari urumuri. Nibo bavumbuye ko amabuye ashobora gukorwamo ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, nka za kamera, kugira ngo tube tuvugana turebana, za televiziyo, amaradiyo, za telefone, amamodoka, ibintu bigiye bitandukanye, amasaha, ibintu bitandukanye, amakompiyuta, ibintu bitandukanye. Abo nibo babivumbuye. Nibo bavumbuye indege zidufasha gukora ingendo za kure kugira ngo tubashe kuzenguruka isi. Nibo bakoze amato manini mu nyanja. Nibo bavumbuye ibintu bikomeye, abasiyantifike.
ese ndibaza abantu babashije kuvumbura ibyo bintu koko barwanya Imana? Iyo tubonye ibyo abanyabwenge bakora, ubwo njyewe ndavuga ku ruhande rwanjye ibintu nabashije gutekereza, iyo mbonye ibintu abanyabwenge bakora ndibaza nti se ni gute abantu baba batizera Imana, ni gute abantu baba badakorana n'Imana bakabasha guhishurirwa ibintu nk'ibi ngibi? Twese iyo twabibonye, iyo twabonye ibyo abanyabwenge bagezeho, tubasha gushima Imana kugeza ubwo bamwe mu bafite amasezerano yo kuzahabwa imodoka, amatelefone, amateleviziyo, iyo babibonye kuzagenda muri izo ndege, muri ayo mato, iyo babibonye bashima Imana. None ugahita wibaza se abo bantu bakora ibyo bintu babashije guhishurirwa ibyo bintu, babashije guhishurirwa uburyo ushobora kuvura ijisho ryagize ikibazo bakarivanamo kandi bakongera bakarisubizamo, nibo bavumbuye uburyo aya menyo ushobora kurivanamo cyangwa se ushobora kurihoma cyangwa se n'indi miti igihe yatatswe, nibo bavumbuye uburyo bwo kubaga imitima mu bwonko. Ibyo byose murabizi ibikorwa by'ubuvuzi, abo ni abantu babivumbuye. Noneho nkongera nkibaza, abantu bafite ubushobozi bungana gutyo koko ntibakorana n'Imana, barayihakana? Ese ubwo bwenge bwavuye hehe? Noneho nkibaza, umuntu w'injiji murumva yakorana n'Imana mu buhe buryo? Umuntu w'injiji, umuntu utabasha gutekereza ngo arebe wenda igiti agitekereza uburyo cyavamo umuti, yakorana n'Imana mu buhe buryo? Njyewe rero nafashe umwanya mbitekerezaho, ndetse nsoma ibitabo bigiye bitandukanye mu buryo bwanjye kugira ngo mbashe kumenya koko niba siyanse irwanya Imana cyangwa se abanyabwenge bahakana Imana. Hari ikintu nakuyemo rero. Igitabo cya mbere nabanje gusoma, nk'uko navuze ngo reka dutekereze kandi tumenye, nabanje gusoma Bibiliya. Ndavuga nti se ni iki Bibiliya cyangwa se icyitwa ijambo ry'Imana, icyo bise ijambo ry'Imana ni iki rivuga ku bwenge? Rero naje kugera ku nkuru z'umugabo witwa Salomo. Inkuru ze zanditse mu gitabo cya mbere cy'Abami ku mutwe wacyo wa 3, aho ngo yagiye gusenga agasaba Imana ubwenge, maze ngo ayo magambo akanezeza Uwiteka, amagambo mbega yasabye, amagambo Salomo yakoresheje asaba Imana, ngo yasabye ubwenge, ngo maze Uwiteka aravuga ngo maze ayo magambo anezeza Uwiteka kuko ariyo Salomo yasabye. Imana ihera kwibwira Salomo iti, kuko ari ibyo usabye ukaba udasabye kurama, ntusabe n'ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa, ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera. Kwisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera, nuko nkugiriye uko usabye. Dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse, mu bakubanjirije cyangwa mu bazagukurikira ntawe uzahwana nawe, kandi nguhaye n'ibyo utasabye, ubutunzi n'icyubahiro, bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi bami uzahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Nuko kandi nugendera mu mategeko, mu nzira zanjye, ukitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko so Dawidi yazigenderagamo, nzakongera no kurama. Wenda ahangaha havuzwemo n'ibindi, ariko Salomo ngo yasabye ubwenge, bivuze ngo ni umunyabwenge, ni umusiyantifike. Noneho ngo Imana inezezwa n'uko umuntu asabye ubwenge, ngira bumuha, ndetse yongeraho icyubahiro n'ubutunzi. Hari izindi teori zivuga ngo biragoye ko umutunzi yakinjira mu bwami ngo bwo mu ijuru kuruta uko ngo wafata inka ukayicisha muri kositara, ngo ni mu zuru ry'urushinge. Reba urushinge, urushinge badodesha, urushinge bashobora kugutera, urushinge. Reba nawe, njye nkoresha kositara murayizi, ubwa buhumekero bw'inzu. Ngo biragoye ko umutunzi yakinjira mu bwami bwo mu ijuru kuruta uko wafata ingamiya cyangwa inka ukayicisha
mu idirishya cyangwa se muri kositara. None nkahita mvuga ngo ijuru rivuga umunezero. None umunezero bigoye umutunzi cyangwa se umukire kwinjiramo, byoroheye umukene ni uwuhe? Niba no kujya mu bukwe bw'abakire, kujya mu birori by'abakire, kujya mu ngo z'abakire bigora umukene, noneho kujya muri ubwo bwami bwo mu ijuru byagoye umukire, ndumva bisaba kubitekerezaho. None rero ngo umuntu asabye ubwenge, Imana inezezwa no kubutanga. Wibuke ko turi kuvuga ngo uruhare rw'ubwenge mu kumenya Imana. Ikiganiro nitekereza kugira ngo umenye. Turimo gukoresha ubwenge bwacu dusesengura ibyo dusoma muri Bibiliya kugira ngo turusheho gufata ibyo dusoma n'ibyo twumvise n'ubuzima tubamo, noneho tubihuze n'ubuzima busanzwe, ubwami bw'Imana buze mu mitima yacu, tubeho turi abantu bafite amahoro y'Imana. Niyo ntego y'ibi biganiro bitandukanye n'ibyo abantu batubwiye, ahubwo noneho buri muntu wese yihurire n'Imana, abashe kuvuga ngo Imana yanjye, bitandukanye no kuvuga ngo Imana ya Kanaka, Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo, nk'uko byanditse muri iki gitabo. Ahari nawe rero ibi ngibi warabyibajije. Rero amaze kubona yuko Salomo yahawe ubwenge, ntabwo nagarukiye aho ngaho, ariko nakomeje kubitekerezaho. Nakomeje kubitekerezaho, nawe wabitekerezaho. Hari indi teori nayo yanditse muri Matayo igice cya 11, umurongo ni 25, aho Yesu ngo muri iyo minsi, bavuga ngo muri iyo minsi ngo Yesu hari ibindi byabanje mbere mu mirongo y'imbere, namwe muzabyisomera, kuko ibi ndimo kubivuga kugira ngo mubone aho muhera mujya gucukumbura ibyo muri buze gutekerezaho kugira ngo muvirwe n'undi mucyo mushya. Njye ndavugaho bikeya gusa, ni ukubakangurira gusoma, ni ukubakangurira gutekereza, mugakoresha ubwonko bwanyu kugira ngo imyizerere yanyu ishingire ku byo mwatekereje, atari byo mwumvishe gusa mwumvanye abandi. Aravuga rero ngo ndagushima kuko ibyo wabihishe abanyabwenge, ukabihishurira abaswa, ukabihishurira abana bato. Nkahita nibaza ngo ibintu Imana yahishe abanyabwenge, ikabihishurira abana batoya, ikabihishurira abitwa injiji, abitwa abaswa, ibyo bintu ni ibihe? Byanteye amatsiko, nshaka kumenya kimwe, siyanse ni iki, cyangwa se faith, kwizera ni iki. Naje gusanga icyitwa siyanse cyangwa se ubwenge, cyangwa se gukoresha ubwenge, cyangwa se gukoresha ubuhanga, ni ugutekereza uko ibyaremwe bikora. Ibyaremwe bikora gute? Isanzure rikora gute? Inyanja zikora gute? Ubutaka bukora gute? Ibimera bikora gute? Iyo niyo siyanse. Mu mashuri asanzwe twigamo za fizike, tukigamo za biyoloji, tukigamo geogarafi, tukigamo amateka, twigamo ibintu bigiye bitandukanye. Ibyo ngibyo rero nibyo siyanse ikora, yiga ibi byaremwe bikora gute, ibi byaremwe bibaho bite. Muri kunyumva? Noneho nkahita nibaza ngo ibintu Imana yahishe abantu batekereza gutyo ni ibiki? Bashaka kumenya ibyo byaremwe uburyo bikora, ndetse nabo ubwabo bitekerezaho, kuko biga ubumenyamuntu, biyoloji, ubumenyamuntu, barabyiga. Ibyo bintu Imana yahishe abo banyabwenge, none ikabihishurira abo bitwa baswa, bitwa abana bato, ni ibiki? Ese ubwo ntabwo waba ubyibaza? Niba ufite igisubizo wakimpa, nta kintu bitwaye. Gusa ngewe nkomeje kwibaza ibintu bigiye bitandukanye. Namaze gusobanukirwa ko siyanse, nk'uko nari maze kubivuga, iyo igenzura cyangwa se irebana n'imikorere y'ibyaremwe, ibyaremwe bikora gute. None mu gihe imyizerere cyangwa se ibyerekeranye no kwizera byo bigendana n'uwaremye, uwaremye ibyo byaremwe n'impamvu yabiremye. Niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo hari umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Nta nubwo ari ngewe ubivuga jyenyine, abantu benshi barabivuga, bakavuga ko twabayeho kubera impamvu. Kandi koko usomye mu gitabo nk'uko twabisomye
havuga ko umugabo n'umugore baremwe kugira ngo bategeke isi, ikirere, ku butaka ndetse no mu nyanja, kandi bagombaga kubyara bakororoka bakagera ku rwego buzura isi. Bishatse kuvuga ngo umuntu ubyara ari mu mugambi w'Imana, umuntu uyobora mu buryo bumwe cyangwa ubundi ari mu mugambi w'Imana, umuntu uhinga nubwo ntabisomyemo hano ari mu mugambi w'Imana, kuko umuntu afite ubushobozi, afite mu byo yahawe harimo no guhinga, gukora, kugira ngo aho ari hagire ibindi bintu bihaba, production, ibyo abifitemo. None ibyahishwa abanyabwenge bigahishurirwa abaswa. Ni ibiki? Hari ikintu rero mu bushakashatsi bwanjye cyangwa se mu gutekereza kwanjye naje kuvumbura, naje gusanga kubura ubwenge bingana no kutamenya Imana, kugira ubwenge, kuba umunyabwenge bingana no kumenya Imana, kubera yuko umuntu iyo yabashije gutekereza abasha kubona Imana mu byo yaremye, abasha kubona Imana mu mirimo yayo. Sinzi niba urimo kunyumva. Kimwe mu byo nawe uzabigenzure urebe, kuko tugiye kwitoza noneho gutekereza kugira ngo imyizere yacu ishingire ku byo dutekereza. Naje gusanga kutamenya Imana ari bwo bujiji. Ahari hari abandi babivuze cyangwa se bashobora kuba babivuga cyangwa se babibona nkanjye. Wowe ubibona ute? Niba ibyo bintu byose urabashije kubigenzura, ngaho mbwira. Siyanse noneho irwanya Imana gute, cyangwa se abanyabwenge barwanya Imana gute? Ese noneho mbwira ikindi kintu. Nindi Imana yita umunyabwenge, nindi Imana yita umuswa? Ese abanyabwenge ni aba bahanga tubona bize amashuri menshi, bavumbuye ibintu bihambaye, bavumbuye imiti, bavumbuye amamodoka, bavumbuye indege, bavumbura imyambaro, bavumbura ikoranabuhanga, bavumbura. Abo ni Imana yita abanyabwenge? Abantu Imana yita abanyabwenge ni bande? Nabishyira hejuru, nabikakaza, ni bande Imana yita abanyabwenge? Ese abangaba batazi namba? Utahana telefone ngo ayikoreshe, utaha igitabo ngo agisome. Mbega abo ngabo abo bitwa abana batoya, nabo ngabo Imana yita injiji? Nindi Imana yita injiji? Nindi Imana yita umunyabwenge? Nindi Imana yahishuriye ibyayo? Nindi Imana yahishe ibyayo? Ese abantu bize amashuri menshi, aba bahanga tubona, Imana nibo yita injiji? Ese abatarize nibo yita abanyabwenge? Uruhare rw'ubwenge mu kumenya Imana mu kiganiro Tekereza Umenye. Ahari nawe wibajije ibibazo byinshi, udafitiye n'ibisubizo muri uyu mwanya. Ariko hari Imana itanga ubwenge nk'uko yabuhaye Salomo, hari n'abandi. Hari Imana wabasha kubaza ikagusubiza. Hari Imana wabasha gushaka kandi ukayibona. Hari Imana idukunda, hari Imana yaturemye kubera umugambi wayo. Reka nkugire inama, wanyemerera ugafata umwanya. Sinzi uko waba ungana, ariko byaterwa n'ubukene ufite, byaterwa n'ibyo ushaka kumenya, byaterwa n'ibyo ushaka kuyibaza. Ugafata umwanya ukajya ahantu ukiherera, ukavuga uti mbere ya byose mu buryo bwawe, icyubahiro cyawe kirandenze, ibyawe birandenze. Ntabwo nzi uko umfata, ndimufata nk'umunyabwenge cyangwa se nk'umuswa, ariko we wandemye byibura umfata ute? Umbona ute? Umbona nk'umuhanga? Umbona nk'umunyabwenge? Umbona nk'umuswa? Umbona ute? Ndinde imbere yawe, nyiyereka, unsobanurire uwo ndiwe kugira ngo mbashe kukumenya. Imana iradukunda kandi itwitaho, ibasha kukumva kandi ikagusubiza. Imana iguha umugisha, Imana ikwiyereke, Imana igusobanurire byinshi
kugira ngo ubwenge bwawe buguhe kumenya Imana, ubwenge bwawe bumenye gusobanukirwa Imana, ubwenge bwawe buguhe kumenya uko wabana n'Imana, ubwenge bwawe buguhe kwisobanukirwa kugira ngo ubashe kubaho ufite amahoro mu mutima kandi uzi no kuyarinda kugira ngo ubuzima bubashe kukuryohera kandi n'ahakuzengurutse hose babashe kuryoherwa no kumurikirwa n'umucyo ukurimo, kubera yuko icyubahiro cy'Imana cyamaze kugaruka mu buzima bwawe.